Sheri. Yapana ngiye washyize he? Yandi najyaga nambara ubundi ngahoza n'aya masogisi. Konje. Cyangwa warwaye nawe. Warwaye ntabwo rwaye. Ni imvura. Imvura se ntuyibona? Sheri, mfite ibintu bibiri kandi bikomeye nshaka ko tuganiraho. Ibiki? Icya mbere, Mira yarwaye niba ufite amafaranga mbabarira umwe dukeya pe. Ndebe ko byibuza naza kumujyana ku kigo. Wamagase sakayamuka. Bya mimi kundi kubiki wagize ate yarwaye ninde umwana wande akona kabwe wayi mufuzi cyangwa amagarisi sinarisi n'amagarisi utari wajyana hanze rero reba uburyo ashaka amafaranga basireka muvuze sibyo shaka amafaranga tujye gukodesha dutanga inzu y'abandi. Shaka amafaranga tujye gukodesha umugabo arashaka inzu ye n'abana be. Nuvuze ko abana bafite se n'ubundi nyene byo yagiye umubwire arashaka iyi nzu ye n'abana be. Shaka rero uburyo twajya gukodesha basi twigendera. Nese iby'iwacu ni iby'iwacu nyine. Iby'iwacu ni ibyanjye nawe. Ndumva nta bindi menya ko bihari nta n'ikintu ugomba kumbaza. Ndumva rwose oya rwose singiye kukubeshya maze kubona uriwe kandi ngiye nari nzi neza ko naje nzi neza ko ncanze umuvandimwe wanjye twonziriwe. Oya n'ubundi waransanze nk'umura urahari niba uhari ndumva no mu nda hamereye nabi niba ari iki ariko ufashwe utese. Ndashaka inzu y'abana be nawe erega ino nzu niye. Wowe wumvise nkubwiye none se muti wundi turi kuvugana. Yagiye gukodesha inzu yawe ukodeshereza ukodeshereza inzu ukodeshereza turakodesha nkanjye nawe n'umugabo turakodesha nka famiye tuve mu nzu y'abana. Njyewe nkodesha inzu nese ariko nakagurwa pe ni nawe niwe wamumagariye ubundi mbyukirije umva reka nzigereke iburabi reka nzi iburabizi karabaye iburabizi kuruza ikibuno se ntagaze nyamubura amagambo ngo ni amagabo yawe iburabizi ntabwo utijana se iburabizi wewe urabizi rero ko mpana yabaye nyina roye mutije se uri kumwamagana gaza ko wasubiranye nawe yakutata kureba nawe nakuzanya dahari byagenze guteze yaneye ntabwo yanteye yaguteye se yaramamagana yaguteye arazi kuri hano none asikomba mba mu gihuru nese ntabyo azi ko twasezeranye ntabyo azi nese kuba twasezeranye nibyo bivuga yuko wirirwa ntabwo wagiye please mfite ushaka kugira n'igihe nshakiye nshobora kugira ngo kazi nkagaruka hano nta wabihakanye icyo mubwije gikurikira reba sinyabura abagabo yawe none se uyu mugabo amutije ipantaro none nawe ngo umwana yarwaye ngo nisiye gukodesha inzu va mu nzu y'abandi kodesha inzu kuko uri umugabo wanjye tugende tuve mu nzu y'abandi n'uwo mwana ufite se noneho abo bana bafite se aza barwariza ahaga kuko udashaka kubavuza hari ikindi se kodesha inzu tugende ko bikubwira ngo muvugije induru kuki utayikodesha nase n'uri umugabo ntuhaha ntugira gute wigenda kodesha inzu cyangwa uyigure nabyo nta kibazo nzanirwa nikoreye ibirayi mbijyanye ibirayi se n'amafaranga amana guhaye nzanikorera ikibazo n'amafaranga amana guhaye se indese njyewe ubuse ndi umuzamu wawe nturi umuzamu ariko uri umugabo ubwo se nutaba umugabo ntumuzamu urabura icyanga urabura umuhoyisi ninjye bakakwemeye urabura umuhoyisi wageze ukarabona nabura unyemera ikintu kingana gutyo aje nakakwemeye n'ubu tuzadivorusa reka nakumeneremo waratinze njyewe cyane
mbasha sinzayivamo nzayivamo na rero sinzayivamo ahubwo ubundi kuri umugabo wagiye ubundi kuri umugabo yerekana kuri umugabo uvuga uti nanze agasuzuguro k'umugabo ubundi ugende twarasezeranye kada nase nimba twasezeranye no kwa umva twasezeranye ivangamutungo muhahano uyu ngo ntago ari ivangamutungo muhahano urabyibuka se cyangwa ntabwo ubyibuka ese ubundi kuri umugabo nabwiye ngo nturumuboya wowe genda ushake ube nk'umugabo ufate responsibility zawe ushaka inzu hanyuma niba ikintu kimeze nkanjye wirirwaga wirukankaho uragenda ukagaruka utagenda se ngo ukomeye ashewe kuhagaruka ze mbanze kwijijisha ikintu ese ubundi wirirwa uvuza induru utwo tubona ugenda udukuba hasi wahavuye ukareba ko ubura umuntu ugaruka erega nawe yagaruka erega nawe yagaruka arere amaze kumenya agaciro kanjye subirayo ayi ugenda wikuruza naso umuntu w'umugabo agenda akuruza ikibuno hasi warangiza ukaza mufite ibibazo ntufite amafaranga waguze iyindi bankubise umuntu w'umugabo urutwa n'umuboyi guhaye amafaranga urahashye uraze ndakoze ngeze gute njyewe arre abo ngabo se bangana gutyo ko ntacyo bakumarira keba nayo hameze nabi nta tunini wampa nta tunini ufite cyangwa ujye kungurira meze nabi mu nda kabisa meze nabi pe reka nze kurebere mama we ko nyakasani mana yanjye genda unzanire ninywere reka nze kurebere rwose ntugire ikibazo humura ariko se nkagufashe nonaha cyangwa wabihoranye ariko kuki ibyo nkubwiye utajya ubyemera oya reka nze njye kukuzanira yewe yego ndabona ngaho reka nze nyaruke ngende ngaho genda ihangane mama ihangane mwana wa mama ihangane ndagiye umva ye nzanire n'utw'umutwe yawe n'umutwe nawo nuko umutwe umereye nabi nawo ariko ngira ngo ihangane reka nyaruke mama waza nkakubita papa wiki hari ibintu tumvishemo waza nkakubita papa ugakubita umuhora iki ngiye rwose mbona kubangamiye ufite imbaraga zo kubitira mugabo ndazifite none se nimba mbangamiye ni wabangamiye ariko nanjye hari igihe mbangamiye ati hari igihe nkubita hari n'igihe batarasoza koga amenaho amazi abagukosora nyine nk'umubyeyi none se kunkubita mba nakoze iki nyine ariko nta kibazo kunkubita nta kintu nakoze uzamwihorere sibyo humura bizashira sibyo wumva se utamukunda ndamwanga shaka kwangana n'ibibi ese ngiye ubona atankunda none se cya gihe twatubwiye ngo twebwe tugende mukinjirana hariya ngo mwari mugiye gukora iki aho twinjiye mu nzu nuko wishyizemo ko yankubise reka ntabwo yankubise ku buryo cya gihe watubeshya ngo wari uri gukata ibitunguru nkavumbura ko hari umuntu wakubabaje mwe n'undi utariho genda ujye gukora devoir
ko wicaye hanze se wenyine? Nicaye hano none simbonye ntuje se. Ndakonje mana we, ko warumpamagaye se? Ari nguhamagaye se ariko nawe. Cyo koro hisuza da? None se ndari kugusuzugura. Reka byo ntabwo kirazira kikazirizwa gusuzugura umubyeyi de. Niko ariko umbabarira icyo ngiye kukubaza umbwiza ukuri. Sibyo? Itegure kabisa ubimbwira. Nazibuye. Wazibuye amatwi? Niko mbabarira ubwo wasetse Imana ishimwe. Umva, ubundi wagiye useka nyine buri. Watewe n'ibiki? Ariko uyu mwana iminsi yose umuntu ahora ababaye. Ngaho mbaza. Niko mbabarira umbwira. Kuzi ko ufite umugabo kugeza ubu ngubu ntabwo urasama. Ntabwo birakunda pe, twaragerageje ntabwo biremera. Kigwarye none se uriya mugabo mutabyarana reka kubaza imwana wanjye. Kandi noneho byo ngo ariko se tutabyarana ni umugabo wanjye mama, sibyo? Twaba tubyara, twaba tutabyara, twasezeranye kubana mu bibi no mu byiza. Sinzi ikibazo ufite rero. Yewe we ibyiza biruta kubyarana nibihe we. Reka nkubwire inama isumba izindi. Uriya mugabo wamwishe piyo ukamuvanaho. Se mama, uri muzima cyangwa warwaye? Ngo ngire nte? Ndi muzima n'ubuzima bwanjye bwose. Ibyo nkubwiye n'ukuri. Wamwishe akavaho ikigabo kitabyara ko wabyaye. Unteye urumeza? Njyewe Clara nice umugabo wanjye. Nese ibyo mvuze si ukuri? Akumariye iki? Ndeba buri narakubwiye kuri ikigoryi cyo ntazi gusa. Ikigoryi we niba utabishoboye kumwica mfite ibyo ushobora kuguka agenda kugira ute? Mfite ibyo nshobora kuguka agenda ukamuvanaho ntihazagire n'umenya n'irengero. Mama genda ubite mu bwiherero, sibyo? Genda ubite mu bwiherero kuko ibyo ngibyo wangeneye nge sinshobora kubijyana. Uranyumva neza? Kumva sinumva. Ntabwo numva. Umva uri ikishubazi, uri ikigoryi, nta n'icyo uzageraho, nta n'icyo uzapfa wigejejeho. Ndakugira inama ukanga. Ubuse Mama. Simbizi ngaho. Wagenda. Banakubwiye. Sha, Genge. Narababwiye. Nta nubwo uzigera uhura na nyoko. Mwebwe mbafite nya. Ndabafite. Ntangisha. Baba we. Burangwa yicango. Ariko mana we. Sha. Ni mubindya nuko ne umva nzaba ntazi kurora. Haguruka ugende. Nguragiye. Burangwa urampimye. Arakubeshya. Njewe najenje njewe urambarirwa najenje anyibye mu nkangisha mfite ubwenge bwanjye nta gicucu. Biti ndayizanye.
sugira ngo ukagira imana we. Dore rero ibi ngibi uko ubibona. Mazibiretse ihangana urushyo. Dore ibi uko ubibona. Ni ukunywa 2 mu gitondo, ibindi 2 nimugoroba. Yego. Mfasha. Mpereza. Ibi rero. Ibi nabyo ni ukunywa kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba. Urakira. Simbizi. Reka nzajya kukuzanira amazi. Ihangane ho gaco. Ihangane. Bana. Agenda uzanira amazi. Chakira wo gaco. Mereza we. Ndumva nige zacitse. Ihangane. Ntabwo ndi gusho. Ihangane. Akira. Eko mana we amazi. Ngaho genda. Genda uzanire na gatambaro. Kakandi gatambaro kakandi. Ndumva nkonje. Ndamenya kari hehe se ko nzi ko kugashaka biri bungore. Reka nzajya kukakuzanira. Bashigenda. Hera kuri icyo byose. Ahangaha wasobanukiwe aha ni 2, ahangaha ni kimwe. Ubwira wumva ntavunika. Sawa. Datawe. Nakabuze. Nikoye wakabuze se? Reka nze nkishakira ntacyo twaye. Sugira ngo hari intege mfite. Ayiwe. Ndaje nkishakira n'umugongo wacitse. Reka nze nkishakira. Ayiwe. Ndaje. Nyingurira. Nta ntege mfite zo. Asirika kubaza. Nk'ubu kubona niyo masaha yo guteka koko. Natangiye guteka ariko. Ikibazo si ugutangira aya masaha nayo kurya n'ukuri. Nararangiza akazi kenshi. Ntabwo bizongera. Seka kubaza. Ntabwo uzi intambara ndimo. Ubu nutahambira nk'umuntu mukuru burana bizagenda guteka koko. Nzagerageza. Iravana wangize uteka icyayi. Kano kiri amazi yo koga. Wa mugabo nakubaza igihe naziye ntiwibeshye ubimubwira. Numvise kandi ubundi nazajya ko ese ubundi ntabwo ajya gukora. Cyangwa nawe wabimpisha. Najya gukora uzajya umbwira. Sibyo? Gongera vuba. Ndananiwe bidasanzwe.